inshuti bakunzi ba televiziyo Icyaha Gihire, ndetse n'abakunzi ba Kiliziya muri rusange, nk'uko nkunda kubivuga, niyo operating system dukoreramo. Turabasuhuje cyane aho muri hose, bari mu Rwanda, bari muri diaspora, mwese Kristo Yezu akuzwe. Mm. Rero nk'uko mubibona uyu munsi ntusanzwe, ndi kumwe n'umubikira rwose nta nubwo bisaba kubisobanura, mwese murabona ko ari umubikira. Abakunzi nyine ba televiziyo Icyaha Gihire, Imana ikomeje kugenda ituzanira abashyitsi, saseridoti, n'abandi bakristu basanzwe. Uno munsi ntusanzwe, ubona ko turi kumwe na Maseri. Maseri, Karame, muraho? muraho neza. Yego yego. Ni Yezu karibu akuzwe. iteka ryose. Ni karibu kuri televiziyo Icyaha Gihire. Murakoze. Mwabasuhuza. Yego. Twumva bose, abatureba bose, Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Mukanabibwira nyine. Nitwa Sœur Fédronie Kamana, abandi umubikira biyeguriraho mutagatifu. Yeguriraho mutagatifu. Mase ntabwo birangiye, ubutumwa bukorera he? Ibintu nk'ibyo. Ubutumwa bukorera muri diyoseze ya Gikongoro, paruwasi n'Ikirambi, turi muri santarare yitwa santarare Mweya. Wow. Ni ibintu byiza cyane. Ni kominote nshya ivutse vuba cyane, nta mwaka iramara. Twagiye mu kwa gatanu, twahawe umugisha, cyangwa n'inzu yahawe umugisha ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu 2023. Tumaze y'amezi. Mase, nyine njyewe iyo mbonye uwihaye Imana, mba mbonye amahirwe yo ngiye ku giti cyanjye ndetse n'abo mvugira. Hari ibibazo byinshi tuba twibaza nyine bijyanye no kwemera. Yego. Mba mbonye amahirwe yo kubona ibisubizo. Ariko mbere yuko tubigeraho cyangwa ntangira kukubaza, banza tubwire nyine ukuntu urabona uri mukuru, tubwire ku mateka yawe nyine yo kwiha Imana, ukuntu wabigiyemo, mbere yuko tugera ku bindi. Ibyo ni birebire, ntabwo twabivamo uyu munsi. Uzabishakira umwanya wabyo, ibyo ari byo byose. Kuva kera nkiri umwana mutoya, numvaga ibyiza ari uko nakorera Imana mu buryo nagiyemo, mu buryo nahisemo. Ubwo buryo nahisemo rero ni kunyura inzira yo kwiha Imana nyine. Hanyuma ngira amahirwe muri paruwasi yacu ya Cyeza, hari ababikira b'abazungu, nkibaza ukuntu byashoboka, ariko burya iby'Imana ifite uburyo, Imana ifite uburyo itwara ibintu. Byarangiye koko ariho ngiye gukorera umurimo w'Imana. Yego. Mase uratubwiye, urumva mu bantu badukurikiye hari n'abifuza kuzaba joyininga. Uri kutubwira nyine nko mu minota 10 cyangwa 7, batubwira urwo rugendo wanyuzemo kugira ngo ugere kuri uriwe ubu ngubu. Kuko mu badukurikiye hari n'abafite iyo nyota yo kuba bazi, kandi bashobora kubikesha wowe. Birabikesha Imana, kubera ko Imana niyo ihamagara, kandi iyo ihamagaye igucira n'umuhanda uzanyuramo. Ubwo rero njyewe kubera ko nabikundaga, nabonaga n'ababikira nkabona ni ibintu byiza, hanyuma nkumva no muri njyewe mfite inyota yo kubaho nsabira abantu. Hanyuma rero kandi nkabona ko ibyiza ari uko nabikora nanyuze mu nzira yo kwiha Imana. Abantu ntibabyumvaga cyane ku gihe cyacu, ntabwo babyumvaga cyane, bumvaga ko ari ibintu bidashoboka. Noneho na karagiteri yanjye n'imimerere yanjye ko nari nteye, mba mu baririmbyi, mba mu bakarisimatike, babonaga ko ari ibintu bidashoboka. Ariko inzira z'Imana ntabwo arizo nzira z'abantu. Ngewe muri njyewe igitekerezo cyari gikaze, cyari gikomeye, nari mbikomeyeho. Hanyuma rero ntuze mu nzira wenda inzira zitoroshye kimwe n'undi wese, kuko mu buzima nyine inzira ntabwo duhora mu munezero gusa, ntabwo duhora mu bintu bitworoheye gusa. Ariko no muri bya bindi bikomeye niho nyine ubutwari bugaragarira. Hanyuma rero inzira nanyuze ni nk'iz'abandi banyura,
bakanyura mu irerero, bakanyura muri formation, hanyuma abashinzwe kubarera nabo bakareba niba koko inzira barimo ariyo ariyo bahamagariwe. Ubwo rero wenda ngewe kuko ngewe nari nzi muri ngewe numvaga ari byo byanjye. Hanyuma rero abarezi wenda hari ibyo bashidikanyagaho, wenda hari igihe babonaga atari byo, ariko Imana yatweretse twembi ko ari byo. Kuko ubu ngubu n'uwakongera akambwira ati hitamo ubuzima, nakongera ngahitamo bino. wakomeza kubihitamo. Nakongera nkabihitamo. Wow, ni byiza cyane. Masi hari umusaseridoti wigeze atubwira ukuntu ngo yigeze ajya ahantu habaye bagiye gutanga isakaramentu yo gushyingirwa, bari nk'abageni 10. Urumva bari abasore 10 n'abakobwa 10. Noneho afata umusore umwe kugira ngo verifiye neza niba urukundo rwe la qualité de son amour envers uwo bari bagiye gusezerana. Aramubaza ati se, ati ndabizi neza ko wahawe penitensiya, uri n'umukristo koko, utabeshya mu bimwe mu biranga umukristo, urasaba penitensiya harimo kutabeshya. Ati muri aba basore, muri aba bakobwa bose uri kubona aha, twereka umwiza kurusha abandi. Aravuga ati uriya wo hirya wo ku ruhande nyine, urumva yahisemo utari we, ariko biranshimishije, wowe wakomeza ukabihitamo. Kongera nkabihitamo. Wow, ni byiza cyane. Mase hari akantu wakomajeho ngo abakarismatike ngo n'ibintu byo kuririmba. Ni ukuvuga ko uri umukarismatike? Cyane, ni umukarismatike, ni umugirire wa mutagatifu. Ni ingabirizo zo koresha basize. None se Mase, uri umukarismatike mbere yuko umubikira cyangwa wabaye we uri umubikira? Na mbere nari ndi umukarismatike, n'ubu ndi umukarismatike. Ukomeje kubaho. Ubwo se wasanga ubu kuba uri umubikira uri uwihaye Imana ari imbuto z'ubukarismatike? Ni imbuto ya mutagatifu. Yego. Igisubizo ni yego. Nicyo ubikesha? Igisubizo ni yego. Ubwo inzira z'Imana ntabwo mbizi, n'ingabire y'Imana, ariko n'ibyo ngibyo n'iyo formation, n'ibyo kuba mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, ibyo ubuzima bwo kuba mu makorali n'ubuzima bufasha umukristo kureyariza vocation ye. Amakorali n'abakarismatike. Muri make imiryango ya Action Catholique burya irarera. Irarera, noneho ukabona icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ko ino vocation ya muhamagaro wawe urimo ubukesha kuba warabaye umuririmbyi ndetse n'umukarismatike. Umuhamagaro wanjye Imana niyo ibizi, mbikesha Imana, ariko aho hananyuze haramfashije. Muri ubwo buzima nabagamo, muri kohare, muri renouveau charismatique, ibyo byose byamfashije kubona neza umuhamagaro wanjye. Mase, tubwire iyo uvuze mu charismatique duhita twumvamo Roho Mutagatifu. Cyane. Gira ikintu tubwira kuri Roho Mutagatifu ho gatoya, no ku byiza bye, nuko ukuntu nyine byagufashije, ese hari n'ibindi ndakubaza bikomeye kuri Roho Mutagatifu n'abaririmbyi nabo ndabakubaza. Roho Mutagatifu ubundi ni umupersona wa gatatu, sibyo? Kwa kuri mu butatu butagatifu harimo Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Hari Imana imwe. Noneho kandi uzivuga ngo arasengwa arasingizwa hamwe na Data n'Umwana. Niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze, niwe utubwiriza ibyo tuyobora. Noneho rero Roho Mutagatifu ni umupersona wa gatatu, kandi uribuka ko twamuhawe na Yezu muri ibi bihe turimo kwibuka nyuma ya Pasika. Uzi ko intumwa zari zifite ubwoba, ariko Yezu yari abizi uko utoroha ku isi. Yarababwiye ati muhumure, nzabohereza Roho Mutagatifu. Icyo gihe rero niwe uzabibutsa ibyo nababwiye byose. Uribuka rero ko bari muri sinakoro bifungiranye, bati byabaye kuri databuja, bati ntawamenya, bati natwe buriya babasaza bazaza batwiraremo. Roho Mutagatifu rero yaraje koko, nkuko igitabo cy'ibyanditswe n'intumwa kibitubwira, amara ubwoba intumwa. Nicyo cya mbere yakoze, yabamaze ubwoba, hanyuma bagera gute? Baragenda bajya ku isi hose, batuzanira inkuru nziza, irindi tugeraho. Roho Mutagatifu rero ni imbaraga z'Imana, ni urumuri rutumurikira. Wamuvugaho ibintu byinshi. Niwe utuyobora, niwe uyobora abakristo, kuko Yezu Kristo n'ubundi yari yarabidusezeranije. Kandi Pawulo Mutagatifu nawe arabihamya cyane, ati nta muntu ushobora kuvuga
Imana atayobowe na Roho Mutagatifu, ati kandi abayoborwa na Roho Mutagatifu nibo bana b'Imana. Muri gatigisimu rero turavuga ngo Roho Mutagatifu ninde, murabyibuka ibyo basubiza. Uri gukomezwa kuko ntiwakomejwe se. Roho Mutagatifu ni imbaraga duhabwa, imbaraga duhabwa ni urumuri rutuyobora, twibutsa ibyo Nyagasani Yezu yatubwiye, niwe udufasha gukora neza, niwe udufasha gukora ibikorwa byiza, niwe utumurikira tukagenda mu nzira igana ihirwe ry'iteka. Mase ngeyo Imana iramucarenjinga kuko kuri ino si hari imbaraga nyinshi, hari imbaraga z'amafaranga, imbaraga z'ibyubahiro n'izindi zose abantu baharanira. Nyine nk'ubu uyu muntu afite amafaranga, bafite imbaraga, n'iyo afite icyubahiro runaka, uri umusitari, hari imbaraga ufite abantu bose utambuka bakakuramya. n'urugero abasitari urabizi ko bijya bibabaho, n'abafite amafaranga n'ibiki. Nyine tugereranyije izo mbaraga z'Imana nyine zigaragara muri Roho Mutagatifu, ukuntu ku buryo bufatika, ku buryo nyine ku buryo zaba ziruta izo zindi za hano ku isi. Imbaraga zo hano ku isi hari ahantu zigera zigacika imbaraga. Imbaraga zigeraho zigacika imbaraga iza hano ku isi. Naho imbaraga rero z'Imana, imbaraga za Roho Mutagatifu, ahubwo zikunyuza muri bya bindi bikomeye, bimwe bya bindi abantu batekerezaga yuko ari ibigusha. Imbaraga z'Imana zikakunyuza ukahanyura wemye, ugashinga ibirindiro, ukaguma muri wowe, ukaguma no mu Mana. Imbaraga z'Imana rero cyangwa se imbaraga za Roho Mutagatifu zigaragarira cyane cyane igihe ibintu byakomeye, igihe umuntu ari mu byago n'amakuba, igihe umuntu yagirijwe, igihe umuntu arimo yambukiranya ibyago bikakaye. Cyangwa se imbaraga z'Imana nanone cyangwa imbaraga za Roho Mutagatifu zikagaragarira zinesha za mbaraga zimwe umaze kuvuga. Yego. Zazindi ngo imbaraga z'amafaranga, imbaraga z'ikuzo izo ngizo. Ni ukuvuga ko ari imbaraga ebyiri ziropoze, zivuguruzanya. Nopoze kuko imbaraga z'ibintu n'abantu ntabwo zireba kure. Naho rero imbaraga za Roho Mutagatifu izo ngizo ziratsinda byanga bikunze kandi zihoraho. Naho izindi rero zifite ahantu zigera zikagira limite. Ibyo wari wiringiye ntibikugirira akamaro nk'uko wabitekerezaga, ahubwo zaje n'izo mbaraga zindi zikagutabara mu gihe utari witegereje. Mwese reka nkubaze nk'urugero, urabona ngiye maze kuba umukire, mfite inzu, mfite imodoka, mfite n'amafaranga. Urumva ibintu bya hano ku isi by'ingenzi ndabifite, ni igiki zanyongerera mu buzima bwanjye? Zakongerera kwibuka yuko ibyo ngibyo ufite uwabiguhaye cyangwa ufite ubisumbye Imana. Ibyo bintu ntubisumbye Imana. Burya abantu benshi nicyo bazira, kubona ufite ibintu ugatekereza ko wadamaraye, noneho ukibagirwa iyaguhanze, ukibagirwa umuremyi wa byose, ukibagirwa umugenga wa byose. Icyo gihe rero uba uri umukene quelque part. Naho rero umuntu ufite imbaraga za Roho Mutagatifu nyine ushobora kugira ibyo byose, none se Imana si itanga byose, kandi yaduhaye n'ubwenge bwo kuvuga iti mukore isi muyihindure nziza kurushaho. Ushobora kugira ibyo byose rero, ariko iyo ibyo byose ubifite harimo n'imbaraga z'Imana n'imbaraga za Roho Mutagatifu byemera. Ibyo bintu rero nyabwo uba wujuje ubuziranenge. Ubwo ni ukuvuga abakire bagenzi banjye nizere ko bari kubyumva. Ubukire bwose bwo buturuka ku Mana, nubyitwaramo neza ikibazo kiri hehe? Nyine urumva dukeneye kongeraho izo mbaraga za Roho Mutagatifu, gutyo ubimbwira. Dukeneye kongeraho kwibuka ko inema y'Imana ituyobora muri byose. Dufashijwe n'inema y'Imana byose birimo. Mase umuntu wihaye Imana mu kanya turajya no ku muziki. Ni ibintu bibiri twavuze by'abakarisimantike n'umuziki. Namwe abihaye Imana, Roho Mutagatifu muba mumufite usendereye cyangwa namwe murakomeza mukamukenera? Turamukenera buri munsi. None se ntuzi ko Mutagatifu Pawulo avuga ngo inema z'Imana tuzitwaye mu byumba bimeneka ubusa? Urangaye gatoya isi yagutwara.
yego. none Ubwo bivuze ko hari abihaye Imana isi igitwara. ntabwo ibyo simbivuze ariko ibyo simbivuze ariko urebye nabi isi yagutwara. Mm, Mm, mm. isi yagutwara. yagutwara kandi ikakujyana aho ishaka. Mm. Mm. Mwese mase kugira ngo kino kiganiro abantu bazakireba harimo n'abazifuza kuba kwiha Imana. Yeah. Nyine ni gute uwihaye Imana Mm. uyoborwa na Mutagatifu atandukaniye n'umurayiki Mm. nawe uyoborwa na Mutagatifu? oya ntaho umukristo ni umukristo Mm. uba Yezu Mm. sibyo se? Mm. umukristo ni umukristo nyine. noneho ariko twese inzira wenda zikaba ebyiri ariko twese duhamagarwa kuba abatagatifu. duhamagarwa twese kwitagatifuza kandi rero none se ubu ngubu twese tugiye kwiha Imana twabyarwa nande? ariko muri izo ngo nazo dukeneye ko ziyoborwa na Roho Mutagatifu. twese rero turi abakristo, twese tuyobowe na Roho Mutagatifu. wenda mu nzira tuvuge wenda inzira yo kwiha Imana n'inzira yo gushaka cyangwa yo kubaka, tubyite uko dushaka, ariko ibyo ari byose twese duhamagariwe kuba abatagatifu, duhamagariwe kuyoborwa na Roho Mutagatifu. duhamagariwe twemera ko ari umuremyi wacu kuko niwe tuzasanga twese. ubwo Roho Mutagatifu buri wese amuyobora mu nzira yahisemo, aba amukeneye n'ubundi. none izo mbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi zose yego aba azikeneye. nibyo buri wese mu muhamagaro we. kandi Saint Paul yaravuze ngo buri wese ngo buri wese ngo amenye umuhamagaro we kandi awitwaramo neza. buri muntu rero agomba guhagarara mu muhamagaro we, akagomba kuba ahagararamo neza. ngewe ndavuga nti buri muntu agomba kwambara umwambaro we mwiza kandi umubereye. nibyo mase noneho tugiye kugana kuri cya kindi cya kabiri cy'umuziki. ni gute Roho Mutagatifu ndi gushaka abantu bamwumve noneho mu buryo bufatika, kuko hari igihe tuhita twumva nyine ko ari uwiyo hejuru mu ijuru. tuvuge yenda abihaye Imana nabyumvise ko nabo bamukeneye. ni gute Roho Mutagatifu yafasha nk'umuganga mu kazi ke? ni gute yafasha umwarimu? ni gute yafasha umuhinzi? ni gute yafasha buri wese mu kazi ke, nk'abantu nka batatu muri domeni zitandukanye z'ubuzima? domene zishaka zibe domene nyinshi, domene zose. umuntu wumva ko akeneye ingabire y'Imana, uwo ni uzi ubwenge, uwo ni nawe ushobora gukora akazi ke bikagenda. kuko abaganga baravura baratuvura, ariko se buryo badafatanyije n'Imana urabona batuvura kugeza kuri combien%, kuri kangahe ku ijana? Imana sirabafasha buriya. itabafashije ahubwo byagenda bite? urabona itagufashije byagenda bite? burya rero uzi ko bijya hari n'abaganga discretement abanza gusenga, Nyagasani umfashe mbonye ka ikomeye, Nyagasani umfashe. ngenzi neza n'abaganga mfite ubuhamya, nzi abaganga babanza abonye ka ikomeye cyane abanza ku jene no kujya gute, abanza kwiyiriza kugira ngo azaterete cya kintu ya ndwara. nzi abaganga babanza bagapfukama mbere yo gukora ku murwayi. ubwo rero ibyo ari byose muri n'umwarimu bye nabaye mu mashuri imyaka myinshi cyane. wabaye na directrice, wayoboye n'ibigo by'amashuri ndabizi. reka tuvuge ko nakoze mu mashuri nakoze mu mashuri imyaka myinshi cyane, ariko ndakurahiye utabara ku nema y'Imana ntabwo wagera kuri byinshi. kuko mu isi haba harimo ibintu byinshi cyane, byinshi. inema y'Imana burya dutunzwe n'inema y'Imana n'amasengesho y'abantu. ngo ni ukuvuga buri wese muri domene arabikeneye. buri wese muri domene yarabikeneye. kutamenya ko ubikeneye nibwo bukene. mase tugiye kuri ya ngingo ya kabiri. hari amakuru mfite y'uko uri umuhanzi. ubuhanzi bwawe wabwiraho iki? ubuhanzi se ntabwo mbizi. icyo kora hari indirimbo mfite, sibyo? hari indirimbo mfite ariko sinzi niba bahamagaye abahanzi nakwitaba, nabanza nkicecekera. banza utubwire nk'eshatu, amazina nk'eshatu se ubundi hari nyinshi ariko yitwa byose bihira abakunda Imana, yarazimize zose. uzi ko abantu benshi iyo ndirimbo nanjye ndayizi kera nkiri umwana. abantu benshi babaga bazi ngo Imana yaremanye n'ibindi byose igihe yaremaga
isi n'ijuru. yazi n'izi zindi hari byose bihira abakunda Imana, hari Yezu wancaniye agatara karaka, hari nzindukiye kugusingiza n'izindi, hari Ikinyarwanda, Igifaransa, n'izindi. Mase waturirimbiyeho gato nko kuri refrain y'iyo ndirimbo. Ndabizi abantu byose birakunda Imana, ndabizi abantu benshi barayikunda. Ndirimbe inyikirizo. Inyikirizo. Nzajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yezu, nzajya ngushimira roho mpoza, kuko namenye ko byose bihira abakunda Imana. Wow, ni wowe rwose kuri radiyo Umunyarwanda nuko nguko najyaga nyumva. Mase iyi ndirimbo ko imeze nkaho ibamo ibintu byo kwiheba. Kwiheba? Nyine by'umuntu ushobora kuba warahuye n'ibibazo byinshi cyane. Ubwo bimeze bite? Wayihimbye, inspiration yavuye? Kwiheba nta birimo, ahubwo harimo kwizera. Ahubwo harimo realite z'ubuzima bw'abantu. Ibintu biba mu buzima bw'abantu, ariko noneho hakabamo na encouragement ngo uhore wizeye ahubwo, kuko byose bihira abakunda Imana. Ni mu bitero, ubu ntabwo sinzi ko twayivuga kuko ni ndende, ariko mu buzima bwose, mu buzima bwose, ari waba wishimye, waba ubabaye, waba urwaye, waba wabuze uwawe, baba bakubeshyeye, reba abantu bose bizeye Imana, reba ubuzima bw'abatubanjirije, abatagatifu n'abandi batubanjirije mu buzima bwo kwemera, bose barahiriwe, bahiriwe kubera iki? Bizeye Imana. Ubwo rero natwe ibyiza ni uko twakwizera Imana, kuko mu isi se ko harimo ibintu byinshi cyane byirirwa bitwirukankana, natwe tubyirukankana. Utizeye Imana buriya wakwizera ndera? Twirirwa turi guserera nabyo. Wakwizera iki koko? Utizeye Imana burya biba ari ibihombo gusa. Ariko Mase ino ndirimbo irimo ubutumwa bukomeye, ni ukuvuga irimo ibintu by'umusaraba, irimo nyine urabona n'umuntu urwaye, n'umuntu uri gupfa nawe ku buryo bimuhira. Niba akunda Imana ku buryo bimuhira. Byose biramuhira. Ubundi iyi ndirimbo historique yayo ntabwo mu by'ukuri ya roho mutagatifu yerekeza ibintu. Nari ngiye nashaka kubera hari igihe uganira n'abantu, ukaganira n'umuntu ukumva ari mu bibazo bikomeye cyane, noneho ugashaka kumwankuraje, ugashaka kumuhumuriza, ukumva ubuze amagambo afatika yo kugira ngo umuhumurize. Noneho rero ngewe nari natekereje ngo ngiye guhimba indirimbo igaragaza ko hari abantu babashije kurenga ibibazo byo mu isi kandi bakaba bahiriwe kubera ko bemera Imana. Nashakaga rero kuzanamo n'amazina y'abatagatifu ngo nerekane ko mutagatifu runaka yahuye n'ibibazo runaka ariko yakomeje kwizera. Noneho nkashaka no kuvuga amazina yabo. Birangiye rero nsanga ndi kumwe na Saint Paul mu Baromani umutwe wa 8 umurongo wa 28. Byose bihira abakunda Imana. Nuko nguko mbona hasohotsemo iri. Urumva rero ko Imana ifite aho yabyerekeje. Nuko rero nashakaga kugira ngo nifuzaga igisubizo gifatika umuntu yaha umuntu uri mu bibazo runaka, cyangwa se uri mu buzima runaka arimo kwigaragura mu yumva yishimye, ariko uyu munsi iyo wishimye ejo ntabwo wamenya uko bigenze. Ariko iyo ugumye mu Mana biraguhira, wapfa wakira, kuko hari n'ahandi twabaho hari n'indi nuko abantu batayimenye cyane. Ndirimbiraho gatoya ndavuga ngo twabaho twapfa turi umwihariko wayo. Dushimira Imana dutunzwe n'inema zayo, n'ubuntu bwayo nitureke twigarurire, twabaho cyangwa twapfa tubyibuke, turi umwihariko wayo, turabayo. Turabayo rero, twapfa twabaho turabayo. Mutagatifu Paul niko yavuze. Ndumva ndi kumwe nawe rero. Wow.
urumva ko ifite imizi mu buzima busanzwe turimo, ariko no mu buzima bw'abatagatifu, mu mateka y'abatagatifu. Rwose ni nziza cyane, abantu benshi barayikunda. No kwa muganga n'abarwayi barayicuranga, no muri gereza hari abantu twigeze tujya gusura abantu muri gereza dusanga bari kuyicuranga. Nyagasani asingizwe, kuko nyine ni nibwo butumwa abantu basingiza Imana mu nzira cyiza arizo zose. Base tugana ku musozo, abantu bagukunda, hari abantu bagukunda bashaka kuzajya bakugisha inama, urabaha nimero zawe za telefone. Hari n'abo bakunda indirimbo zawe batazi aho bazi, duhereye kuri iyo n'izindi zose ufite, bazisanga hehe? Ubwo telefone 0 7 8 6 1 7 9 nanone 3. Wow, gutyo bivuze witonze barayifasha. Ongera usubiremo, ariko ongera usubiremo rimwe. 0 7 8 8 6 1 7 9 3. Wow, gutyo barayifasha. Na Tigo ni kimwe, ni 0 7 2, ibisigaye ni bya bindi. Noneho indirimbo zawe abantu bazikunda bazisanga hehe? Baramutse bagiye wenda ku ikoranabuhanga bakajya muri YouTube, hariho zirimo nkeya, ntabwo zose zirimo, ariko banditse izina ryanjye Kamana Febroni babona zimwe. Izindi ubwo ngubwo bampamagaye nababwira aho ziri. Wow. Kuko kuri YouTube hariho nkeya cyane. Wow. Ubwo bakunzi ba Febroni Kamana, iyi nimero mwayumvise, noneho abashaka indirimbo ze bashobora kujya kuri YouTube bakandikamo izina rye, cyangwa abazibuze bakamuhamagara. Mase noneho tugana ku musozo, ni cyiza kurusha ibindi cyagushimishije mu buzima bwawe bwo kwiha Imana, kurusha ibindi byose byagushimishije? Kuba nyine ndi mu muryango wanjye w'ababikira b'Igeguriro Mutagatifu, mba numva bishimishije cyane, kubera ko urumva nakubwiye ko nakuriye muri Renouveau Charismatique mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Hanyuma nkajya mu muryango w'ababikira b'Igeguriro Mutagatifu. Umva numva rwose. Mase, umaze kutubwira ko nta muntu nyine none ushobora kuba umeze neza, umeze nabi iyo uri hano ku isi. Mu buzima bwawe bwo kwiha Imana, ni iki cyakubabaje kurusha ibindi? Cyambabaje kurusha ibindi? Cyabo ntabwo nahita nkimenya tu. Cyambabaje kurusha ibindi nahita nkimenya. Kimwe nuko mbaza ngo icyanshimishije kurusha ibindi, nakubwira nyine ko ni muri rusange kwiha Imana byaranshimishije. Ikintu cyambabaje kurusha ibindi rero, urumva nahita nkibona. Aho wagize intege nke noneho ukumva nawe wabirogereta, ukabisaba penitensiya, ugasaba imbabazi. Ndegereta ubuzima bwanjye bwo oya, intege nke waba waragize muri iyo nzira urimo yo kwiha Imana, ahantu waba waragize intege nke nk'umunsi umwe. Ubundi hari igihe ngo iyo abantu baparitaje ubuzima, igihe bakubwira ati ngewe byageze aho numva sinkibishaka, ati numva nshaka kwiviramo. Ngewe rero ntabwo ibirambaho ibyo pe, nyine nagize ingorane zinyuranye, sibyo, ariko ntabwo nigeze numva mvuga ngo reka mfate ivarisi ntayo, sindabyumva pe. Nyine ni nk'iyo ngorane yakugizeho impact nini kurusha izindi zose? Kurusha izindi zose ko ntayibona hafi mwa. Uvuga imwe muri zo, nta kibazo mu ngorane wagize, nta kibazo. Ingorane nagize hari kuko napfushije umubyeyi ndi mu novisiya, kandi ntabwo twebwe iyo turi mu novisiya ntabwo kuri icyo gihe, wenda ubu ngubu siko bikimeze, ariko kuri icyo gihe ntabwo twasohokaga cyane. Ubwo rero umubyeyi wanjye yapfuye tudaheruka kuvugana, ariko ubwo nyine kandi yapfuye ari muto, yari afite imyaka 51. Imyaka 51 twari tukimukeneye cyane, ariko Imana yamutuje aheza. Yego, ni ukwihangana. Ni ako kantu nashakaga, akantu kaba karakubayeho kakagutusha mu buzima bwawe nyine bwo kwiha Imana. Mase, watuvugira isengesho tugasoza, ubundi
tukazongera tugasubira ubutaha. yego yego. Mm. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu, usanganye umutima wawe kwemera bakunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesha abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye, no kunogerwa na iteka, kubwa Yezu Kristo Umwami wacu. Amen. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mubyeyi mushyinguzwa w'ibya Roho Mutagatifu, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Basi murakoze cyane. Namwe murakoze.